cyangwa umuriro, managurwe hose mwami. Haleluya, haleluya. Twongeye gushima Imana kubw'uyu mwanya tubonye kugira ngo tuganire nanone ku ijambo ry'Imana, ijambo rifasha abana b'Imana bari mu muryango umwe kugira ngo bashobore kubana neza. Turasoma ijambo riri mu Mubwiriza igice cya 7 umurongo wa 9, ravuga ngo ntukihutire kurakara mu mutima, kuko uburakari buba mu mutima w'umupfapfa. Amen. Uyu murongo urumva umubwiriza twabonye kukubwiriza ni ukwigisha. Hano umubwiriza ni igitabo cyanditswe n'umwami Salomo, umwami w'umunyabwenge, aho avuga ko gushaka ubwenge, kuko ubwenge buruta kuba warunda intwaro z'intambara. Gushaka ubwenge nicyo cya mbere. Ugomba kwihutira kumva ugatinda kuvuga, amarangamutima ntagutsinde, mbese ntakujyane mu bitari ngombwa. Hano umwami Salomo amaze kuvuga ibyo kugira umutima wihangana no kugira umutima w'ubwibone, aragira inama abantu yuko utagomba kurakara. Ntukihutire kurakara. Kwihutira kurakara rero bigenga ubugingo bwawe kandi bikurinda impaka, ugakora byinshi kandi byiza. Iyo ugize kurakara vuba ntabwo ushobora gutekereza neza icyo ugomba gukora. Bishaka rero ko inama rero agira abantu hano ngo ntukihutire kurakara kuko bituma udashobora kukurinda, ari ururimi rwawe, mbese bishobora kugutesha agaciro kubera ko utakiri wowe iyo umaze kurakara. Mbese bigaragaza imbaraga nke z'umuntu kugira ngo ashobore mbese gufata ibintu, gufata igihe arimo, afashe gufata la situation aba arimo ayifate mbese ayitegeke. Iyo rero hariho abantu bashobora kugutera kurakara, icyo gihe ugomba kubyitondera kugira ngo ushobore kugenda neza, witwara neza, kuko kwihangana ni indangagaciro ikomeye ku muntu. Aho kugira ngo ugire inzika, ugire ibitekerezo bibi utewe n'ibyo wumvise, ugomba kubanza kubyiga neza, ukabishyiramo ubwenge nyine, kugira ngo utica ubuzima bwawe, utica ukuntu mbese abantu batakubona uko utari. Ubundi wagombye kwihangana kugira ngo mbese utangiza ubuzima bwawe kubera imyitwarire itari myiza. Kurakara rero tugomba ngo ntukihutire kurakara mu mutima, kuko uburakari buba mu mutima w'umupfapfa. Tugomba rero kuba abanyabwenge kugira ngo dushobore gutegeka uburakari bwacu, dushobore kuba hejuru y'ibyadutera byose kugira ngo bituvane mu murongo twari dufite, mu murongo w'abana b'Imana, w'abana bagomba kwihanganira ibyo banyuramo byose. Ari abavuga amagambo mabi, ari abashaka kukurakaza ngo babone ko kamere yacu ya kera. Icyo Imana idushakaho, icyo umwami Salomo atubwira hano, nuko tugomba kutihutira kurakara. Ni ikintu gishobora gutesha abantu agaciro. Arakurakaje nawe urashaka kurwana. Oya, ibyo ntabwo ari iby'abana b'Imana, ibyo ni iby'abana b'isi. Nabo kandi bamenya ubwenge, bakamenya uko bagomba kubyitwaramo. Nkanswe abana b'Imana tugomba gukunda uwo ari we wese, gukunda n'abanzi bacu. Uwiteka rero tugirire neza, twumve neza icyo umunyabwenge Salomo yashaka kutubwira, kuko bizadufasha mu mibanire yacu nk'abana b'Imana. Igihe cyose tutazaba tubona ikintu cyose ngo kiturakaze, ahubwo tukabonamo uburyo bwo kugira ngo twegere abagenzi bacu, ikibazo tube twagikemura neza, tutagombye kugaragaza uburakari. Yesu abane natwe kandi abagirire neza, mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.
rya